Muraho murakoma, amashyo, gira amata ku ruhimbi, gira amata nawe kuyanywa, tunga utunganirwe, hinga weze. Tubakiranya yombi ubwuzu ngishyika kuri uru rubuga rw'amateka nyarwanda. Umugani wa Nyangufi n'abakuru be igice cya kabiri. Nuko basesera muri iryo shyamba ryari inzitane ku buryo nta muntu ashobora kubona undi yabaga amusizeho intambwe nk'ico. Ubwo ariko nyina w'abana yasaga n'uwaciye kuko yari azi ibyari bigiye kubabaho kandi adashoboye kubakiza cyangwa ngo ababurire. Binjira mu ishyamba nibwo Nyangufi yatangiye kunaga twatuye aho se abanyujije bahenda bagera mu ishyamba rwagati. Satangira gutema ibiti no kubisatura, yereka abana be ryagati aho barunda imyasi. Nuko abana batangira gutunda inkwi bazirunda no gushaka imigozi yo kuzihambira. Uko bazitunda bazirunda niko se na nyina bakomezaga gucengera mu ishyamba hirya kugira ngo babone uburyo bwo kubibeta no gusubira imuhira. Abana bakomeza kurunda inkwi, bigeze aho baza gukebuka aho ababyeyi babo bari, ntibagira n'umwe babona. Nuko batangira guhamagara se na nyina bataka cyane ngo bitabwe nande. Abana batangira kugira ubwoba bwinshi, batangira kurira bakeka ko inyamaswa zaba zabaririye ababyeyi none nabo zikaba zigiye kubakurikizaho. Bari bihebye basigaye mu kangaratete, ariko Nyangufi akomeza kubihorera. Bakomeza gusakuza barira kuko yari yizeye inzira iza kubasubiza imuhira kandi akaba yarazi neza ibyo ababyeyi babo bari bamaze kubakorera. Bigeze aho abwira abakuru be bahumuriza ati, bavandimwe mwigira ubwoba, data na mama badusize hano baritahira, ariko muhumure ndabagize imuhira munkurikire gusa. Nuko abajya imbere bakurikira ahandi yagiye anagutubuye bagiye kubonabona no mu rugo ngo ba. Bakuru batangira kumushimagiza bavuga bati, uri akagabo sha, nawe kubera kwitonaga cyane kandi akamenya no kwiyoroshya, mbese ndashaka ko wagira umenya ko azi ubwenge. Arababwira ati, sinjye ahubwo ni amahirwe twageze gusa. Akabivuga amwenyura. Abana ntibahiriye ko binjira mu nzu, bagumye ku muryango bumva ibyo ababyeyi babo bavuga. Ubwo umugabo n'umugore bakigera imuhira, umuntu ukomeye cyane kuri uwo musozi yari yabishyuye amafaranga yari amazemo igihe kirekire. Uwo mwenda ntibari bakiwutekereza, bari barakuye amaso. Ayo mafaranga ntiyari kubakiza, ariko bamaze kuyabona aranezerwa cyane kuko inzara yari imaze kubarembya. Ako kanya umugabo yohereza umugore kugura inyama. Kubera ko yamaze iminsi myinshi batarya, umugore agura inyama nyinshi ku buryo abantu bari batashobora kuzirya ngo bazimare. Ngo inyota ntindi igufunguza iyo utari bumare. Nuko umugore arateka, amaze guhisha bararya birabegeka, inyama zose zisigariraho, dore ko udaheruka kurya n'iyo abibonye atabishobora. Bamaze kwegura amabondo, wa mugore aravuga ati, ba bana bacu baba baraha baba barize inyama zisigaye kandi zari kubahaza ndetse zikanasigara, mbese nk'ubabonye agwa bari hehe? Yewe wapfa no kunyereka Nyangufi. Ubwo yungamo ati, sinakubwiye ko tuzicuza hanyuma. Nk'ubu aba bana mereye bate muri rya shyamba? Uzikura inyamaswa mu zindi? Wowe watinyutse kujugunya urubyaro rwawe kariya kageni? Ese nk'ubu niba bakiriho baratuvuga iki? Rero nanjye ngo niba bakiriho naruha mana naruha. Bigeze aho umugabo ntiyabagishoboye kwihanganira ayo magambo y'umugore, kuko yakomezaga kumuhamya icyaha ngo niba washatse ko bataba nawe mu ishyamba. Niko kumubwira mu cyaha ati, niba wongera kuvuga ayo magambo ndagukubita. Uwo mugore akomeza kwira ahamagara abana bavuga ati, abana banjye we, abana banjye we. Ageze aho sinzi uko yaje kuvuga cyane ati, abana banjye bari he we? Abana uko bakabaye ku muryango bavugira icyarimwe bati, erega turi hano. Nuko nyina ashiguka ubwo yiruka afite ubwuzu bwinshi ajya ku muryango, maze ahera ko arakingura. Akimara kubabona abahoberera icyarimwe ababwira ati, mbega ukuntu nishimiye kongera kubabona, ndabireba murananiwe cyane kandi inzara yabishe rwose. Maze abwira Nyangufi ati, mbega umusatsi wawe nuko wahindutse, ngwino ngusokose. Amaze kumusokoza ahamagara abana arabagaburira bararya banezerwa, ariko se yabuze aho yakwirwa. Hashize akanya yikura mu isoni ati, mwari mwagiye mwatugorye, ubonye igihe twabashakiye tukababura tukarinda twiyizira twibwira ngo mwatashye. Abana bacisha make bakomeza kurya bafite umunezero. None batangira kubatekereza uko bagize ubwoba basigaye mu ishyamba bonyine. Icyaje kuba kibi nuko ibyo byishimo byashiranye n'aya mafaranga. Ibyateye kabiri amafaranga amaze gushira, ababyeyi bongera gutabana mu ishyamba, ariko noneho murya kure cyane. Ababyeyi bakomeje kwibaza uko bazagenza abo bana birabashobera. Bukeye bongera kwigira inama yo kongera kubata mu ishyamba, ariko no mu ishyamba ry'inzitane. Iyo nama bayijyaga bibwira ko ntawe ubumva, nyamara Nyangufi byose yarabyumvaga. Amaze kumva ubwo bugambanyi aribwira ati, Imana yankijije urwa mbere izankiza n'urwa kabiri. Aryama ataryama. Umuseso wa karazinduka agira ngo ajye gushaka utwatubuye. Ageze ku muryango asanga ruradadiye, abura uko abigenza arahindukira. Ntibyatinda umugabo abyutsa umugore we n'abana ati, mubyuke tujye gushaka inkwi.
asa n'uwihanangiriza abana ati muramenye ntimwongere kwigira indangare nk'ubushize. Abana barabyuka barihumura, barangije nyina baha agatsima ko kwica isari. Nyangufi ake ntiyakarya, ahubwo aratekereza ati ubwo nabuze twatuye wakoresha uyu mutsima nkagenda nkumanyagurira mu nzira datari butunyuzemo twazatuma dushobora kugaruka. Nuko awushyira mu gafuka arinumira. Ubwo ababyeyi nabo bamaze kwitegura bashyira nzira baragenda, ariko noneho banyura indi nzira. Bakigera mu ishyamba Nyangufi afata umutsima we atangira kugenda awumanyurira mu nzira. Se banyujijemo bagenda barigera rwagati yahandi se ashaka kongera kubasiga. Bamaze kurigeramo ababyeyi baza kurabuka akarari k'ahantu h'icokore. Sinzi uko bongeye kureba abana ku jisho maze bicoka muri ka karari basubira imuhira. Abana basigara muri rya shyamba. Abana babuze ababyeyi babo bagira ubwoba bwinshi cyane kubera ko bari basigaye muri iryo shyamba bonyine kandi ari ishyamba ry'inzitane riteye ubwoba. Nyangufi ariko ntibyamukura umutima kuko yari yizeye inzira iza kubasubiza imuhira. Nuko abwira abakuru bati nimuhumure munkurikire gusa ndabereka inzira igera imuhira. Abajya imbere yizeye kuyoborwa na wa mutsima, ariko ntakamenye ko inyoni zawuriye. Amara umwanya ashaka aho agiye awunagara habura, nawe atangira kugira ubwoba ariko abihisha abakuru be. Bazeye iryo shyamba ryose, uko bagenda bakarushaho kuyoba no kuryinjiramo. Igicuku kimaze kunihaza umuyaga bategeze bumva kuba babaho. Noneho kubera umwijima barushaho gukuka umutima. Inyamaswa zabikanga zikagenda zinyuranamo hirya no hino, bakumva inkubi y'umuyaga bakagira ngo ni impyisi zihuma zije kubarya. Ubwo burabica bo ntibaba bagitinyuka no kuvugana. Ibyatina imvura iragwa, imbeho irabica, intoki zihinduka ibinya. Inkuba zirakubita, abana bagwa igihumure, batambuka bakagwirana mu byondo. Baje kubona bagarutse aho bavuye. Mbega kaga. Nuko Nyangufi aribaza asanga arabakora ubusa. Niko kurira igiti ngo arebe ko hari icyo yaraho ku musozi. Ageze mu bushorishori bwacyo areba hirya no hino maze arabukura urumuri runyenyeretsa hakurya y'iryo shyamba. Ahera ko aramanuka. Ageze hasi rwa rumuri ntiyongera kurubona. Biramubaza cyane, yuve muciye intege. Umuhungu muzima ajya imbere bapfa kugenda. Hashize umwanya babona basohotse muri rya shyamba hafi ya rwa rumuri. Nuko bakomeza kuyobagurika barugana kugeza igihe bagereye ku nzu rwarimo. Iyo nzu ikaba y'igisimba cyitwa Nyamurya abana, ariko umugore wacyo akaba umuntu. Urinda ashyirwa rwose kuba ageze ku musozo. Ramba waduterenga mu bitugu, none igikumwe cyawe ukakituramikira hasi kuri subscribe ku nzu ya no kuri like. Wanabarira abasangirangendo bawe inkuru usanze imusozi. Nanone kandi wagira icyo usiga uvuza aho hasi mu gasanduku k'ibitekerezo n'ibyifuzo. Murakoze murakarama.